twongeye nanone kubaha ikaze nshuti bavandimwe bakunze kubana natwe umunsi ku wundi mu kiganiro cyiza, ikiganiro cy'ubutumwa bw'umwami wacu. Tubahaye ikaze, murakaze, turabakunda, turabishimira, muri ab'agaciro kuba imbere yacu no kutwumva, ndetse n'abandi bakomeje kuza ngo tubane dusangire ikiganiro cyiza. N'ubundi mbere yo gusangira ikiganiro, reka tubanze twiragize umwami wacu. Data wera uri mu ijuru, turagushimiye kubw'uyu mwanya wongeye kutugabira, kuko niwe Mana itanga. Twishimiye ineza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zihoraho ibihe bidashira. Uyu munsi uri uw'agaciro muri twebwe. Iyo tugufite, iyo tugutunze, uri amahoro yacu. Bana natwe, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, mu itangira ryacu kugeza mu isoza ryacu. Ubu ukirimo, ukibonekemo, utakibonetsemo nta gaciro cyaba gifite, ariko iyo ukirimo ubonekamo ishusho yawe, iboneka mu kiganiro cy'ubutumwa, ndizera kuko kigenda neza kandi kiba gifite agaciro imbere y'abacumva. Urakoze mwami, tugushimiye, tukurata, tugusingiza mu izina rya Yesu, amen. Ikiganiro cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko igira iti itorero nk'umugeni wa Kristo. Itorero nk'umugeni wa Kristo. Hanyuma rero bundi itorero riza rigereranywa nk'umugeni, umugeni wa Kristo. Niko itorero rigereranywa. Turaje kureba ibintu birindwi biranga umugeni. Ibintu birindwi biranga umugeni. Dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwanditswe na Matayo, ibice 25, umurongo wa mbere tugeze ku 13. Bibiliya iravuga gutya: icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baja gusanganira umukwe. Ariko muri bo 10, ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo, ntibajana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira, barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, musohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati: nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati: oya, ntihadukwira twese
ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingure. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Ijambo rya mbere riranga umugeni, ikintu cya mbere kiranga umugeni ahora yiteguye kandi ari maso. Ahora yiteguye kandi ari maso. Mwumvishije iki cyanditswe cy'umugani ugereranywa n'umugeni, ngo icyo gihe ngo ubwami bwo mu ijuru buzaba bugereranywa n'abakobwa 10 ngo bari bajanye amatabaza yabo kuja gusanganira umukwe. Baragenda bose, baragenda bose, bari bafite amatabaza, bakomeza urugendo. Ariko bageze mu nzira, umukwe aratinda kuza, barahunikira bose, barasinzira. Ariko ubwo basinziriye, bamwe basinziranye amavuta, amatabaza arimo amavuta, abandi basinzira batagenzuye kuko amavuta ari mu matabaza yabo, kuko ntibazi umunsi cyangwa isaha. Umukwe aratinda, bagisinziriye. Habaye nijoro mu gicuku ngo haba urusaku kuko umukwe aje. Arabyuka ngo aje gusanganira umukwe, ariko baje kuboneza amatabaza. 5 batsa amatabaza yabo baragenda, abandi bakija kwatsa amatabaza, basanga nta mavuta arimo. Basaba babo bati ntiyadukwira, nimuje kubahanjuza mwigurire mwene. Basubirayo, baje kugaruka basanga urugi rwakinzwe, abandi binjiye bari biteguye. Niyo mpamvu Bibiliya iratubwiye ku murongo wa nyuma, haravuga ngo nuko mube maso ngo kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ni ukuvuga ko kwitegura ni uk'umugeni. Umugeni ahora yiteguye. Nicyo kiranga umugeni, ni uguhora yiteguye, atekereza kuko umukwe ashobora kuza kumujyana azaza atiteguye. Ni ukuvuga ko biba birangiye. Ariko ni uguhora witeguye nk'umugeni. Haleluya. Turebe ijambo rya kabiri riranga umugeni. Ikintu cya kabiri kiranga umugeni cyangwa ijambo rya kabiri riranga umugeni ni ugushaka imirimo. Imirimo izamuherekeza. Gushaka imirimo izamuherekeza. Nanone reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, ibice 19 n'umurongo wa 7. Imirimo izaherekeza umugeni. Bibiliya iravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze
kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Bibiliya iratubwiye ngo kiranga umugeni no gushaka imirimo izamuherekeza, imirimo izaherekeza umugeni ni imirimo nyine yo gukiranuka yabera, imirimo yo gukiranuka. Yohana mwiyereka baravuga ngo tunezerwe twishime twihimba kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni ngo akaba yiteguye, kandi ngo ahawe igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka. Imirimo rero ni ikintu kiranga n'ubundi iyo umugeni uje kurambaza umucanga uriya mugeni umushaka bazamukana, ariko baza imirimo agira ubutezi umunyabutezi biranga bituma abageni baranga n'ibyo bazabahe. Azari agira isuku ubwiwe, akagira n'isuku usanga ibintu byiwe ari mwiza, azakora agira imirimo azakora amugirira yumva kuko ariko ijambo rya gatatu riratubwira ngo tabaho umugayo cyangwa reka dusome ijambo ry'Imana mu Korinto wa kabiri, cumi na rimwe umurongo wa kabiri. Aravuga ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko abakwereye Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwana, ariko ndatinya yuko yazuka Eva uburyarya bwayo ko ari nako tuvuye, ariko intekerezo zanyu zayoba
umugeni ni umuntu ukowe, uriho inkwa y'abandi. Muri icyo gihe rero nicyo gihe umugeni agomba guhora yiteguye, yirimbisha kugira ngo ataja kubonekaho ikizinga cyangwa umugayo, umukwe agashobora kuba umugayo, akabonekaho umugayo. Icyo rero ni muri bimwe biranga umugeni, kutabaho umugayo cyangwa ikizinga. Reka turebe ijambo rya kane, ni ugukunda Kristo, guhora urukundo rwiwe akarushira ku mukwe wiwe, gukunda Kristo. Uzahishira Yohana 19 aratubwira ngo mwumve ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma. Ukomeye kwinshi rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu nezerwe twishime twihimba. N'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora zose iri ku ngoma, tunezerwe twishime. Umugeni we mwiza urabagira umwe naganiriye n'umuntu, uwo muntu arambwira uwo muntu kera yari umusore ariko akaba arakoye cyangwa ararambagije, yatanze kwa tuganiriye, arambwira ngo kuva yatanga inkwa kuva yarambagiza nta munsi n'umwe umukwe nawe ahorana amatsiko
kuganira bakubwira kubwira gusa. Ahora mu tuganiro. Reka dusome icyanditswe urwandiko rwa Efeso, ibice 5:22. Aravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe, umugore we kuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari we mubiri we, ni nawe mukiza wawe. Kuganduka ni ikintu kiranga, kiri muri bimwe biranga umugeni. Kuganduka abagore mugandukira abagabo banyu kuko azaza kudushaka tugomba guhora kuganduka ni bimwe ijambo rya gatanu dusomye mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo ibice 6:14. Aravuga ngo umukunzi wanje uri mwiza nka Tiruza, barimba nk'i Yerusalemu, uteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo ze. Ureho amaso yawe kuko Kristo, umusatsi wawe uryamye igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Reka turebe ijambo rya karindwi. Abafite iby'umurimbo bimuranga. Yesaya 6:1 aratubwira ati zaje nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzaje nezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse kamfubika umwitero w'ubukiranuka, kuko muhimba kambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa abafite iby'umubiri kugira ngo ahore
Imana dufashe tumenye kuko turi abageni, abakirisitu tumenye ko turi abageni, kandi tumenye ibituranga nk'abageni, kugira ngo tutazaja gutuma umukwe wadushyizeho inkwano, wadutanzeho inkwano atubona umugayo, akazatugaya yagaruka aje kutujana kuko yadukowe, tugasanga hariho ibyo tugabo aba yatuka, bizaba ari ishami, bizaba ari biteye agahinda kuba warashizweho inkwano y'umukwe yaza reba umugeni wiwe agasanga giti. Bibiliya yatubwiye dukore twiteguye kuko tutazumutse. Imana ifashe